inzego z'ubuyobozi zigiye mu isoko, abantu bakoze bagamije guhurizamo ibicuruzwa bya fraude, inzego z'umutekano zigezemo abaturage bari barimo bafata amabuye barwanya inzego z'umutekano, bamena n'imodoka barayihirika. Ibyo rero ibyo byose urwo rusaku ntabwo ruratubuza kuvugisha ukuri. Ariko hejuru y'ibyo byose hari ikintu tutarashobora gutsinda, kiri ku ruhande rw'abaturage, kiri no ku ruhande rwacu nk'abayobozi. Ikintu cyo kumva ko amategeko mpuzamahanga yubahirizwa, hagakoreshwa imipaka yemewe gusa, imipaka yemewe ikanyurwaho n'abantu basabye ibyangombwa. Leta nta kitakoze, ibiro bishinzwe abinjira n'abasohoka ku karere bisigaye byarimuye bijya gutangira ibyangombwa mu kibuga cy'umupira, hahandi bose baza bagataha babonye serivisi. Nta muntu n'umwe wabuze aho akura icyangombwa. Ariko muri uyu murenge turacyafite abaturage benshi batumva impamvu yo gusaba ibyangombwa, bambukira aho babonye hose, kandi muri uko kwambuka bakambukana ibicuruzwa bitemewe kunyura muri izo nzira. Ubu nk'ano duhanganye n'urugamba rwo kubuza abantu kwambutsa amakara mu nzira zitemewe. Amakara, sima, ubu tumaze iminsi tubona abantu bambutse inzoga, ariko ni nako bagenda bakazana ibintu tutazi, bakazana noneho n'ibintu byitwa manguo, ibintu biciriritse bidutesha n'agaciro. Bagera muri Kongo abantu bakabaha ibyambaro byaboze byashaje ngo nimugende mujye gucuruza mu Rwanda. Ibyo bintu ntabwo tubyemera, ibyo bintu biraciriritse. Ntabwo abanyarwanda ari abo kwambara ibintu byasagutse abantu ba Kongo babanje kwambara. Ibyo ntabwo tubyemera, duhora tubivuga, turanabirwanya. Ikindi nuko hano twigeze kuhahurira duhujwe n'impamvu itari nziza, none yongeye kuba ejo bundi, ubwo ubuyobozi bwageragezaga gushyira mu bikorwa gahunda y'umutekano. Ubundi twari twaremeje ko nta gare rinyura mu muhanda nijoro nyuma ya saa 12, kuko nta matara rigira, nta moteri rigira, rishobora nako amagare atera accident nyinshi muri uyu muhanda. Twarumvikanye ko iyo bigeze saa 12 umuntu arivaho akarisunika. Ubuyobozi bushatse guhagarika amagare, abaturage bafata amabuye batera ubuyobozi. Ejo bundi bwo inzego z'ubuyobozi zigiye mu isoko, abantu bakoze bagamije guhurizamo ibicuruzwa bya fraude, hari amakuru ko hari fraude irimo, inzego z'umutekano zigezemo abaturage bari barimo bafata amabuye barwanya inzego z'umutekano, bamena n'imodoka barayihirika. Ibyo rero ibyo byose urwo rusaku ntabwo ruratubuza kuvugisha ukuri.
nimukomeze ariko uko kuri ntabwo tukunyura ku ruhande, uko kuri ntitukunyura ku ruhande, kandi ibyo nabyo ni ikimenyetso cy'uko tutari twamenya kwanga ikibi ngo dufatanye, ahubwo tukagendera mu kigare. Kugendera mu kigare ni indwara ikomeye cyane, aho n'umuntu ufite ukuri atinya kukugaragaza ngo kugira ngo abandi batamubona nabi. Nyakubahwa Gavana, rero iki kibazo cyarabaye, cyaratubabaje, kandi ntabwo ari ukubeshya, n'ibimenyetso birahari. Ibi rero tukabifata nko kurenga umupaka, tukabifata nko kurengerera, mu gihe turi mu bantu bahamya ubuhangange, akamaro k'inzego z'umutekano ku gihugu cyacu, kuko twabibyiboneye ejo bundi mu kwa mbere. Ariko kubona umuntu atinyuka ntitandukanye n'abantu barwanya inzego z'umutekano, ibyo ngibyo kirazira. Twari tugiye ngo tubiganire hano, tuze kuba umurongo, kuko ibyo ntabwo natwe tubyemera ku rwego rw'akarere n'inzego dukorana. Kandi Nyakubahwa Gavana, twongeye gutanga commitment mbere yanyu ko natwe ibintu tutazabyemera, ko tuzahangana nabyo, kandi tuzi neza ko abaturage beza ari bo benshi batemera biriya, kuko urusaku rushobora kuzamurwa n'abantu bakeya kubera ko bashiritse ubute nyine bakazamura urusaku, ariko ntabwo bikuraho ukuri. Nta nubwo umuturage w'umunyakuri ugenda neza muri gahunda za leta ntabwo aba afite ikibazo. Tuzagendana n'abo ngabo, twigishe n'abandi basigaye, kandi uzashaka gukomeza gukoresha imbaraga mbi, izo ni imbaraga mbi niko nazita, uwo nguwo inzira z'ubutabera zirateganyijwe. Nkaba ngo Nyakubahwa Gavana, hamwe n'iri jambo ryo gutanga ikaze ariko twinenga, mutwemerere twakira ibiganiro by'abashyitsi. Ubutumwa bw'umutekano butangwa n'umuyobozi wa polisi mu ntara, tuze no kwakira umuyobozi w'ingabo, namwe mutuganirize. Noneho navogerwa, namwe muze gutanga ibitekerezo byanyu. Nabonye muri gushaka gutanga mu buryo budakwiye. Ibyo bintu muri gukoresha ntabwo ari byo. Buri wese avuge ahawe ijambo, kuko umwanya turawufite, nta muntu wimwa ijambo. Ariko kuvugira mu muyobozi, nizere ko birangiriye kuri ngewe. Murakoze cyane Nyakubahwa Gavana. Iyo tuvuga umuturage ku isonga, tuba tumuzi ngo umuturage, gahunda zose zitekerezwe hatekerezwa umuturage, hatekerezwa iterambere ry'umuturage, ariko mbere na mbere hagatekerezwa umutekano w'umuturage. Umutekano ubane rero twaje kuganira ku mutekano w'abaturage ba Rubavu n'iterambere ry'abaturage ba Rubavu, umurenge wa Rubavu by'umwihariko. Iyo tuvuga rero ko umuturage ari ku isonga cyangwa agomba kujya ku isonga, ni ukuvuga ngo agomba guhabwa serivisi zose agenerwa zinyuze muri gahunda za leta zose zashyizweho mu rwego rwo gufasha umuturage. Hanyuma gahunda zamara kujyaho, umuturage nawe zikanyura muri serivisi zitangwa n'inzego z'ubuyobozi zashyizweho kugira ngo zitange za porogaramu, zitange ya maserivisi yose yagenewe umuturage. Ibyo rero bikatangirana no kuba umuturage atekanye, hanyuma za serivisi ahabwa nazo zikamugeza ku iterambere. Sibyo? Ibyo turabyemeranywaho. Reka rero twigarukire noneho ku mutekano, ari nawo utuma tugera ku iterambere. RPC yavuze yuko yatangaye cyane abonye ukuntu meya yavuze ibyerekeranye n'urugomo rwabaye aha, na executive secretary akabivuga. Hanyuma ibyo yabonye nanjye nabibonye, mbona abantu bazamuye amajwi cyane, basa naho bitabayeho.
ntabwo byabayeho kuko nuzuze ko bitabayeho ko twasoza inama tukigendera tugasigara dutegura kuzahangana namwe kandi neza ko mutazananira ubuyobozi mutazananira n'inzego z'umutekano zose ngo umurenge wa Rubavu wenyine akarere ka Rubavu kagizwe n'imirenge ingahe hanyuma hakavamo umurenge wa Rubavu wenyine wigira Karampenge se Karampenge murayizi muze kubaza buri wese abaze mugenzi we arasanga abizi icyo bivuze ariko ntabwo ari byo bikwiriye sibyo noneho rero ikintu yavugaga RPC yavugaga cyatangaje twese ni uburyo baye division commander yababwiye ko byagaragaye ko mwahoze mukwena meya muzi ikintu bita gukwena se yenda abana bato ntirabizi ariko bakuru murabizi gukwena niki noneho byagahemuje nako byakaga mugakwena umuyobozi wanyu n'umuyobozi w'akarere arimo ababwira ibyiza mukwiye gukora n'ibibi mukwiye kwirinda bivuze ngo murashaka kutugaragariza twese ko mwimakaje ikibi mu murenge wa Rubavu murashaka kugaragaza iki babashimye nibyo dukwiye twese no kuba tubashima ariko ntabwo dushima ibibi dushima ibyiza tukagaya ibibi bikorwa sibyo muri abaturage beza muri abaturage bateganya gukora bakiteza imbere munyuze muri za gahunda twababwiye abayobozi bababwiye zashyizweho na leta ariko muri izo gahunda dukwiye kwirindamo amakosa sibyo bababwiye ko urwego rw'abinjira n'abasohoka rwashyizeho uburyo bwo kugira ngo mushobore kwambuka muhahirana n'abaturanyi sibyo sinabonye mwabyishimiye ariko byagabanutse ntimukibyishimiye kubera ko bavuze ko mugomba gukoresha ibyangombwa mukanyura no mu nzira zemewe kubyishimira mwabivuyeho mwishimiye iki mwishimiye ubuhahirane ntabwo twebwe twishimiye nk'ubuyobozi n'inzego z'umutekano ntabwo twishimiye ubuhahirane bunyuze muri magendu kuko ntabwo ariko dukwiye kwimakaza turashishikariza abaturage mwese ko ubwo buhahirane butera imbere ariko bukanyura mu nzira zemewe n'amategeko sibyo tunyure ku mipaka yemewe kuko irahari ndetse mwongerewe n'amasaha muri iyi minsi sibyo mwari mumaze iminsi muca ibiti n'amabuye se mushaka mutaha saa 9 cyangwa mbere yaho kugira ngo mudahutazwa mu Rwanda mbere se mubyumvise ibyo mutaha byari mwagiye muri Kongo cyangwa ntabwo muzi igihe amasaha y'umupaka afungurira kubera ko munyura mu nzira zitemewe amasaha y'umupaka murayazi atangira ryari saa 12 za ryari akarangira kandi amakuru twamenye nuko iyo mugiye muri Kongo guhaha cyangwa gucuruza ngo muri iyi minsi ngo nta bantu babasagarira ngo babambure sibyo na niko numvise mu minsi ishize kandi ayo masaha nayo arabafasha mukaza ku gihe kandi mukanyura ku mipaka hanyuma se abanyura mu nzira zitemewe baba bagiye gukora iki ni ukuvuga ngo inzira zitemewe zigendana n'amagendu magendu ni ubucuruzi butemewe bukwepa imisoro bukwepa kunyura mu nzira zemewe bukwepa gukoresha ibyangombwa byemewe ibyo ngibyo rero ntabwo byemewe sibyo murabizi ko bitemewe ababikora se babikora nkana ntabwo babikora nkana babikora bitewe n'iki
imyitwarire rero batubwiye numvise itaranatangiye ejo bundi ubwo ese hari imodoka zamenaguwe mu minsi ishize? Yego, ni zande? Imodoka ya polisi, imodoka y'abashinzwe imisoro n'amahoro, imodoka izari ziraho zose. Byabayeho ko wagira ngo n'ubwa mbere mu byumvise. Byakozwe n'abantu se b'Abanyarwanda batuye u Rwanda. Bavuze yuko atari iby'u Rwanda. Ngewe nanjye rwose navuga ngo uwo muco w'urugomo, umuco w'imyifatire iteye ityo ntabwo ari iy'u Rwanda rwose, ntabwo ari iy'Abanyarwanda. Sinzi aho ababikoze, simvuga ko ari mwebwe muri aha, ariko ababikoze ntabwo iyo mico yemewe mu Rwanda. Ntabwo ari iyo mico, si umunyarwanda rwose, sibyo? Mwebwe se murayemera? Abari hano mwemera n'iyo mico? Umunyarwanda arangwa n'umuco w'ubupfura, arangwa n'umuco wo kubaha ubuyobozi, arangwa n'umuco wo gukurikiza amabwiriza ariho y'igihugu, hanyuma ubuyobozi nabwo bukagira inshingano yo kumurinda, bukagira inshingano yo kumutekerereza gahunda zimuteza imbere. Kandi ibyo ngibyo nibyo leta y'u Rwanda ikora. Ntabwo mubishima ibyo? Niba mutabishima murashaka iki? None se ubundi iyo ayo mabuye abayateye bayatereye he? Ko mutansubiza se kandi ibyo byarabaye? Ibyo rega ntabwo mwabisubiza inyuma, byarabaye. Ushobora kwicuza ukemera icyaha, cyangwa se ukavuga uti ibyabaye birababaje, ariko biba byarabaye, sibyo? Bari hengeze iriya soko, soko mpuzamahanga. Ni soko mpuzamahanga bihuriramo abanyamahanga n'Abanyarwanda se? Meya abarizi, Gitifu arayizi. Ndumva Gitifu ari urizi neza. Ese ni isoko ryemewe risanzwe ricururizwamo? Ryemewe nande? Ryemewe nande? Iyo tuvuga ngo riremewe, ntabwo ryemewe. Noneho byagahenuze rikaba bikorerwamo n'urugomo. Bikurikiza yahe mategeko se? Ntayo. Hanyuma mukarenga mukarijyamo. Murasora musorera nde? Musorera nde? Murasora musora ngahe? Nayo ni ukuvuga ngo hari abasora n'abadasora. Mukanya kanya muri tubwire neza, ariko icyo nshaka kuvuga, reka twumvikane. Icyo nshaka kuvuga, wasora utasora, nta na kimwe muri ibyo kiguha uburenganzira bwo gukora urugomo. Noneho by'akaga byo gukora urugomo bibangamira inzego z'umutekano. Ubwo urugomo rubangamira ubuyobozi, n'urugomo rubangamira mugenzi wawe ntabwo rwemewe. Ariko noneho kubangamira urwego rw'umutekano, ukaba nubwo wavuga ngo bari urundi kurengana, uzi neza, bigeze kubivuga, uzi neza aho ushobora kurenganurwa. Ariko gufata imodoka ukamena, ukafatira ibintu byose ukangiza, uri umunyarwanda, ibyo bintu rwose biteye isoni n'agahinda.
mukwiye kuba mwigaya cyangwa se mukwiye kuba mugaya abakoze ibyo bintu, sibyo? Noneho uzi gukora urugomo ukarukorera ahantu hatemewe, ukarukorera inzego z'umutekano, ese ubwo uwaramuka agiye kuguhana yaguhanisha iki? Ndavuga itegeko ntabwo uhanishwa itegeko, mu itegeko haba harimo ibihano. Urumva utakwiye kuba wahanishwa igihano kiruta ibindi muri iryo tegeko se muvuga? Ariko ntabwo bikwiriye, ntabwo bikwiriye rwose kuba mufata inzego z'umutekano. Ubu ngubu murashaka kumera nk'ibindi bihugu tujya twumva hirya no hino ku isi se? Nagira ngo mbabwire ko ibyo ngibyo tutazabibemerera. Niba hari n'aho mwarikopeye, gukopera murabizi? Gukopera ni ukugira gute? Ni ukwigana. None namwe mwakopeye imigomo, nuko mubikora se murukurahe? Uwo muco muri muzico mwawuciye, ntabwo bizongera, ntibikwiye kongera, ntibikwiye no kubaho, ntabwo byari bikwiye no kubaho rwose, sibyo? Nagira ngo rero twumvikane ikintu kimwe hano. Icya mbere, magendu ntabwo yemewe, sibyo? Iyo tuvuze ngo tugire umutekano, musubiza ngiki? Ibyo se murabikora hano mu murenge wa Rubavu? Mubikorera he? Mpuzamahanga murabikora? Ariko mpuzamahanga ngira ngo nuko itemewe niyo mpamvu. Ubwo turafata nko mu ishyamba, kuko ntabwo ushobora kurunyira ngo urimo urakorera ahantu hemewe, hanyuma hari ibintu mwavuze ngo murasora, ubwo muraza kutubwira aho musorera n'ayo musora. Aho musorera murabatubwira n'aho basoresha. Ariko abangaba nibo ba magendu. Ese abantu bita abacoracora murabazi? Bari hano se? Bagira batya turebe. Abacoracora bari hehe? Bashaka kumenya ibanga ry'abacoracora. Murabazi? Muhisamo bibagirwa se? Ko mwari mwambwiye ko mubazi, muhisamo bibagirwa? Ni ukuvuga ngo magendu tugomba kuyirwanya. Icya kabiri, dukwiye kunyura mu nzira zemewe, dukwiye kunyura ku mipaka yemewe. Dufite imipaka ifunguye kandi mwamaze kumbwira amasaha yayo, mufite ibyangombwa. Muzi ko ibyangombwa immigration itanga, urwego rw'abinjira n'abasohoka bitanga, banabigabanyije. Ibyo mukoresha ubu nabonye barabigabanyije, babishyira ku mafaranga make kugira ngo baborohereze, sibyo? None se kubera iki mutabifata ngo mugende munyure mu nzira zemewe, mutahe mwemye, murangure mwemye, mucuruze mwemye, kandi mucururize mu masoko yemewe, sibyo? Mwavuze ngo murasora, kubera ko rusora wakorera n'ahatemewe kubera ko ubasorera, nicyo bisobanuye? Ntabwo rero bikwiriye ko muba muri abantu. Umunyarwanda arangwa n'ubupfura, umunyarwanda arangwa no kubaha, akubaha mugenzi we, akubaha inzego z'ubuyobozi, akubaha inzego z'umutekano. Kuba rero hagaragara ibyo bikorwa bimeze bityo, Afande Division Commander w'Inyubako ubwo mwatangiye mwototera ubuyobozi, ubukurikiyeho mukajya kuri polisi, ubukurikiyeho mukajya kuri, muzajya ku basirikare, ubukurikiyeho ni gavana muzatera amabuye. Nicyo bivuze? Dukwiye kubyamagana twese kandi twivuye inyuma, sibyo? Rwose ibintu bijyanye no guca mu nzira zitemewe, ibintu bijyanye n'amagendu tubice, tubyamagane, sibyo? Hanyuma niba ufite ikibazo, inzego zirubatse neza guhera ku isibo
ku buryo aho ubariza ikibazo cyawe kandi bakagikemura harahari, sibyo? cyaba kijyanye n'umutekano, dufite polisi, dufite ribu. Umuyobozi wa ribu mu ntara y'Iburengerazuba ariko muramuzi, ntabwo muramubona kandi yirirwa ari kumwe namwe. Arahari nawe yaje kumva akaga, dore ukuntu ameze, yumiwe kuko ntabwo ibintu bahagurutse kureba umuyobozi wa ribu. Wabibonye ko yumiwe? Ntabwo bikwiriye, reka tubyamagane kandi rwose tunyure mu nzira zemewe kandi dukore ibyemewe n'amategeko, sibyo? Ibyo tubyemeranyijweho se? Turabyemeranywaho? Abacoracora turabyemeranywaho? Niwumva ko mwese mwemeye ko muri abacoracora? ubwo mubyemereye ko muri abacoracora, guhera uyu munsi tubivuyemo. Iby'ubucoracora tubivuyemo, tugiye gucuruza byemewe n'amategeko, ducururiza ahemewe kandi tunyure mu nzira zemewe n'amategeko, sibyo? Kandi umutekano uri ntego kuri buri wese. Ubwo tuvuga ngo turi ijisho ntabwo kuri ijisho rya mugenzi wawe ari ukumurebera umupolisi, ntabwo ari ijisho rireba umupolisi cyangwa rireba ribu cyangwa rireba umuyobozi, ni ijisho rireba ko uhungabanyije umutekano. Aba bayobozi b'inzego z'umutekano bo bashinzwe kubungabunga umutekano wanyu ahubwo n'uwacu twese muri rusange. Ntabwo rero bikwiriye kandi ibyo bintu ntabwo ari ibyo gushimwa, sibyo? Reka